Ikaze kuri Ezododi, aho tubagezaho inkomoko y'abantu n'ibintu bitandukanye. Uyu munsi tubagiye kubagezaho indi mpamvu ituma iyo usenga uriho. Ese kurira usenga bikora ku mutima w'Imana? Iyo ni indi mpamvu ko kurira usenga bikora ku mutima w'Imana. Kurira usenga bikora ku mutima w'Imana kubera ko amarira mu isengesho akenshi aba ari ikimenyetso cy'umutima wicishije bugufi, wicuza cyangwa wuzuye urukundo n'icyizere gikomeye. Bibiliya yo igaragaza ko Imana ikunda umutima wicishije bugufi kandi uyegereye mu kuri, kandi amarira ashobora kuba ikimenyetso cy'ukuri kw'imbere mu mutima w'umuntu. Dore zimwe mu mpamvu amarira mu isengesho akora ku mutima w'Imana. Icya mbere, ni ikimenyetso cy'ukuri n'umutima wicishije bugufi. Kurira mu isengesho kwerekana ko umuntu atari kwihisha cyangwa kwiyemera, ahubwo yicishije bugufi imbere y'Imana ihoraho. Ikindi kimenyetso ni ugusaba imbabazi no kwihana. Amarira ashobora kugaragaza kwicuza ibyaha no gusaba imbabazi mu buryo bwimbitse. Ikindi kimenyetso ni icy'urukundo n'icyizere gikomeye. Iyo umuntu arira mu isengesho kenshi, biba ari ikimenyetso cy'uko yizeye ko Imana ari yo yonyine ishoboye kumva no kumukiza. Ikindi kimenyetso ni ugusaba ubufasha mu bihe bikomeye. Amarira ashobora kuba ari uburyo bwo kugaragaza intimba n'ibibazo umuntu afite, akabishyira imbere y'Imana mu buryo bwimbitse. Ikimenyetso kindi cya nyuma ni icyo gushima ibyishimo imbere y'Imana. Hari igihe amarira aba ari ibyishimo byo kumva ko Imana yakiriye isengesho ryawe cyangwa yakoze igitangaza ku buzima bwawe. Mu buryo bw'umwuka, amarira mu isengesho si ikimenyetso cy'ubwoba, ahubwo ni uburyo bwo kwerekana ko umutima w'umuntu uhuje n'umutima w'Imana. Niyo mpamvu amarira mu isengesho ashobora kuba inzira yo gukira ibikomere by'umutima no kubona amahoro y'umubiri. Mu masomo dukuramo ni uko hari amarira nk'uburyo bwo kwihimba. Iyo umuntu arira mu isengesho aba arekura umutwaro wari umuremereye. Ni uburyo bwo kwiyegurira Imana mu buryo bwose, bigatuma umutima utekana. Irindi somo ni uko amarira ari nk'ikimenyetso cyo gusaba gukizwa ibikomere. Amarira ashobora kuba ikimenyetso cy'uko umuntu yemeye ko afite ibikomere kandi asaba Imana kubikira. Bibiliya yo ivuga ko Imana ari yo yomora imitima imenetse. Zaburi ivuga ko Imana itajya yirengagiza gusenga umutima wicisha bugufi. Amarira nk'inzira yo gusubizwa amahoro. Iyo umuntu ajya mu isengesho kenshi nyuma yumva umutima we utekanye, kuko amarira aba ari ikimenyetso cy'uko yerekeye Imana. Amarira nk'ikimenyetso cy'urukundo n'icyizere. Kurira imbere y'Imana ni ukusaba ubufasha mu buryo bwimbitse, kandi bigaragaza ko umuntu yizeye ko Imana ari yo yonyine ishobora kumukiza. Uburyo bwo kwitoza gusenga ni uburyo bwimbitse. Kwicisha bugufi imbere y'Imana, gutangira isengesho wibuka ko uri imbere y'Umuremyi wawe, wicisha bugufi bituma umutima udakora byose, kandi amarira aza nk'ikimenyetso cy'ubwiyemezi bwo kwiyegurira Imana. Kuvuga ukuri kose kuri mu mutima, ntubwishe cyangwa ngo ugamije kubwira Imana uko wiyumva, ibikomere byawe, ibyishimo byawe n'ibyo wifuza. Amarira kenshi aza iyo umuntu avuze ukuri kose kuri mu mutima, ubuzima bwe bwose
ibibazo bye byose. Gusoma ijambo ry'Imana mbere cyangwa mu gihe cyo gusenga. Ijambo ry'Imana ritanga imbaraga n'amahoro. Iyo usenga uhereye ibyo Bibiliya, amarira ashobora kuba ikimenyetso cy'umutima wawe utuje. Kujya mu mwanya w'ituze, gusenga mu mwanya w'ituze nta bindi bikurangaza, bituma umutima wibanda ku Mana. Iyo umutima wibanze ku Mana, amarira ashobora kuza nk'ikimenyetso cyo gusanga Imana mu gihe cyose. Kwemera ko amarira ari inzira yo gukizwa. Ntukabone amarira nk'intege nke, ahubwo uyakire nk'uburyo bwo gukira ibikomere no kubona amahoro y'imbere mu mutima. Ubu ni uburyo wasengamo uciye bugufi. Bafatanya isengesho. Mwami wacu umuremyi, muremyi w'isi n'ijuru, turaje imbere yawe n'umutima uciye bugufi, turaje ntacyo twihishe, tuzanye amarira yacu tuyashyize imbere yawe. Igikomere cyacu, inda zacu, ibituma umutima wacu ubabara, turahaje tugusaba ngo ukomeze utwihanganire. Mwami, amarira yacu ni ikimenyetso cy'uko twizeye kuri wowe wenyine ushobora kutwomora. Nta wundi dufite keretse wowe. Niyo mpamvu twiteze imbere yawe Mana n'amarira yacu yose. Twemerera amarira yacu ari inzira yo gukira ibikomere. Twemerera amarira yacu n'ikimenyetso cy'urukundo rwacu kuri wowe. Twemerera amarira yacu n'igisubizo cy'amaso imbere yawe. Imana turagushimiye ibyo wigisha usanga rituruka mu mutima uciye bugufi. Mwami tugusabye kugira ngo